ariko zubundi kubera iki nyegera koko yarana uzi barirongora bakanagira ibida ariko bije kintu bisa nabi cyane ku myaka ye cyakoze icyo kintu tuzirimo uri kucyumva cyakoze. Yitwa man wa boy kabisa, excellent man, humble boy, umujene kabisa, ewa numera amashyi kabisa, umujene dasanzwe man, ngiyeho mba nanumiwe kabisa. Nyine kubona umujene nk'uyu sibyo uri guca mu bintu bikomeye nk'ibi ngibi, donc ngombwa ko byakobaza n'umutima in case man ukamubona ari guseka nk'uko nta kintu bimubwiye, nyine bigaragaza umujene uri smart kandi uri excellent sibyo man. Ibi donc kuvuga ngo urebye amagambo yavuzweho n'ira video yasakaye ku itariki 9 ngira ngo ari kumwe n'umugore we ari kwikora ibyo bakora, uvuga ngo yagakwiye kuba atari no kugaragara sibyo, ariko we umutangazamakuru w'umushaka polisi ari kumubona uvuga ngo uburyo we ameze uyu munsi bitandukanye n'umuntu uri muzero, urabona nta kintu byinshi biri guhindura sibyo. Baragiye bajya bavuga ngo iyo uri kunyura mu bintu bikomeye nk'ibi ngibi bigutera imbaraga, biragukomeza. Iyo udahungabanyijwe nabyo biragukomeza. Kuba uyu mujene kunyura mu bintu bimeze gutya ni ikimenyetso cyiza cy'uko agiye gutera imbere sibyo. Wanyamana waboye kabisa agiye gutera imbere, kubera ko nk'uko namaze kubivuga, iyo unyuze mu bintu bikomeye nk'ibi ngibi ukabyihanganiramo ntibiguhating umutima, byerekana ko ugiye gukomera. Ndagira ngo banze mwitegereze iyi video sibyo, uyirebe neza kabisa, hanyuma tujye twiganira cyane sibyo, mukurikiye neza kabisa. Abanyarwanda bigize abagande sinzi ni muri ko bijya pastor tugiye kubona n'abacancuro banze kwemera aho bari n'aho bajya n'aho bava, abo rero ntacyo bahomba, bameze nka virusi cyangwa nk'ikimera gitegereje ko bakibanguriza kugira ngo cyere. Yego, ariko bo ubwabo nta mumaro baba bafite ubwabo. Abo bantu rero nibo bagukikije, ugiye kwikunkumura utagendeye kuri siko, utagendeye kuri joko, ikunkumure. Yego, irabwejura tu. Wowe igira gutya. Yego, irabwejura kabisa. Uburayi bwejuje. Ndayibwejuje. Yibuze yarabweje koko. Yaragonza ubu. Iti bwe. Yarabweguye tu. Ya. None yimbaye ikintu cya mbere ki. Niba ari ikintu gisekeje. Nukubona imbwe bwejuru ibwegetse. Ariko zubundi kubera iki nyegera koko yarana uzi barirongora bakanagira ibida ariko bije kintu bisa nabi cyane ku myaka ye. cyakoze icyo kintu tuzirimo uri kucyumva cyakoze. Icyiza burya hari igihe ngewe nk'umuntu mbona agiye gukorera ibintu, ngewe ni ukuri byayigishije ikintu. ubwo bakundaga kuvuga ikintu, ngewe kugira ngo mutange ubutumwa biba bisaba yuko ukanda. Yego, narebe genda wese ubundi ni gute umuntu ashobora gutwita adakwiye gutwita. Bona habamo ikibazo cyo kuba hari imitsi idakora ibyo ikwiye gukora, ikirema. Niba navuze ngo
iyi ngumi ku kuboko gukeneye gukora nyine guterura harangiza no gukora ibyo gukwiye guterura mba ni ikibazo ariko nta kintu kibabaje nko kubona umuntu nyine bita mpuzi ibihe nkabihuza nkahita uyu muntu rero mbona uzanatinya umuntu utagira urukundo utagira sheri uriya muntu aba ari nk'ikihebe uriya muntu utagira sheri umuntu utagira sheri yego uriya kugira sheri umwaka ugashira ibiri gashira wumva umuntu atarajya mu rukundo na rimwe wanabivuga ko kumvisha ukuntu abakobwa ari abantu babi yego warangiza ukabona afite inda nini warangiza ugasanga akora amafuti yego yo kugenda uzi ko hari umuntu ushobora kugura video yawe y'ubwambure miliyoni 10 garebere dukundu rwose we byamushobokeye kundi irende yivuyeyo irende yivamo gute yego yaragize akabyigana we nta umuntu bari kumwe we wenyine akabyigana niwe gute utatwita ariko impamvu wari wahabutse umenye ko ari ubizi ko amashusho ahari ngereka nkubwire aravuga guti nimba bayafashe ubwo nta kundi karambaho numva gubwire iyi si ni ikizu gisakaye kirimo imbariro ariko kirimo hajya babyita ibikwa oya ntago ari ibikwa kimwe bashinga bakita igiki ibintu inkingi zitariho imbariro njye rero niyubakiye imbariro muri area yanjye y'ubuzima bwanjye ahubwo ikosa nakoze numvaga yuko nkwiye kujya supportinga umuntu mbonamo ikintu cyananiye gukora gishobora kureba nkakubonamo impano n'urugero nkabona ushoboye kuvuga njye ntabyo nzi ufite akarimi keza waganiriza umuntu ikintu yego nkabona ntacyo ufite cyo kumubwira ariko nkakubwira icyo umubwira ukagenda ukakimubwira kuko ufite akarimi keza wabikoresha umuntu gutyo wakagira ngo niwe watekereje ibyo yabwiye uwo yaragize agahita aza akagufata nkaho nta kintu wamufashije yego ugahita umubwira ati rero ngiye kuguha isomo ibyo rero nibyo nagira ngo wige none tugiye guhindura page genda uhige kwambara noneho neza kugira ngo uhure na wa muntu ibyo wamubwiraga byumva 100%. Agahita kubana kavuga turansuzuguye ariko warasaze ntabwo nambara nabi se ariko yamano we nde nambara nabi ndababwiye ko nambara nabi nge nambara nabi bakubwira ati rero wambara neza pe ariko nkuko icyo gitekerezo bagiye kubwira uwo ambara ibingana n'ibitekerezo ugiye kubwira uwo muntu abantu bambara bitandukanye n'ibitekerezo byabo oya se hari umuntu ushobora kwambara imyenda itangana n'ibitekerezo afite bigatuma imivugire izamo ikibazo imigaragarire bita bipfira uko ugaragara ataragaragara nk'umuntu uyu muntu ibintu yavuze rwose ariko kumbwira ni amaco y'inda arashonje so wajya muri banki ukaguza amafaranga nka miliyoni 100 wambaye kamambiri baguha rero ukagenda wigisha ubuzima ni ukwiga njye numva ikintu nize ikintu nakoze kikamira n'undi muntu yagikora kikamuhira nakubwiye ngo kare iyo ufite amatwi meza yumva neza kanwa kawe kavamo ibintu byiza ariko twumva cyakoze zigukwepa kinakibajije ngo impamvu wahabutse uruzi ko amashusho ahari utangira kwepura bajya umbyibagirwe ariko wambajije ngo iki wari ubizi neza ko ayo mashusho ahari bakubwiye ngo bari buyashyire hanze uravuga uti byanga byemererwa barayafite cyangwa babimbwiye ari hanze babimbwiye ari hanze ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni amayitamo nta muntu wakuzimya amande imana niyo yemera ibintu iyo yabyemeye biraba yego itabyemeye n'ubundi umusa ntacyaba pe reka nkubwire nibyo cyagiye naguteye agastori ariko n'Imana ibinyigisha
bireba intege zawe nke ikakongerera imbaraga kubera ko iyo nkora urugendo rwa kabiri rungana n'urwo nari nakoranye n'uwo muntu yego nari gupfa oya gupfa byo gushyingurwa byo gupfa ariko umuntu ari umuntu reka wowe bakwicaranyije n'ibigoryi bitatu umwaka ukwezi waba batangiye kubavugisha cyangwa icyumweru baba batangiye kukandiriza ibyo bigoryi reka byumva bikagusubiza umwaka mba mwamaze kuba inshuti no kugira icyo muhuriraho ibyo bigoryi yego mukajya mu murati tugiye gukora iki ugiye kugikorana n'iki n'ibigoryi yego ukibeshya ko n'ibyo bigoryi intekerezo ufite arizo zifite ugasanga wowe urubatse mu gitondo baragarutse bakuyeho idafari rimwe ku byo mwubatse mukaza ariko n'ibande baza gusenya ibi bintu ariko ubundi nabo batariko n'indi Mana akakwihishamo akamenya igihe uraryamira akamenya igihe urabyukira ku buryo utakeka uwo muntu. Iyo bigenze gutyo rero nta kiyupfa kuba usenga, nibyo ndimo nkubwira, ugera muri position yo kumva ko udashaka buri muntu n'umwe utamushaka impande z'icyo kintu uri kubaka nkawe. Aho rero nibwo uhita umenya ni mbwebwe aho ibwejurira. Yego. None se reka umuntu mwiza wamuha ibyumweru 2 bikamunanira, iminsi 3 akaba amaze gukosa mutandukanye, ukumva uwo muntu yari mwiza. Nje nawe n'urugero turi ishumi turi kugendana. Yego. Tutandukanye iminsi 3 isukosa mu minsi 3. Mu minsi 3 urakosheje kandi ngewe na uracyabyoroheje nta cyahindutse. Wakabihaye ukwezi. Ariko mu minsi 3 ya mbere ukabura kosheje, urumva uwo muntu atari we wasenyaga ibyo bintu. Mani bro, ngereka mbizi kuri kabisa, n'ukuri mba numvete pori mba numvete kabisa, mani uri guseka urebe like mine how he behaves sibyo mangiye mba numvete reba wala abana yishimye nta kintu byamuhinduyeho, like mine ameze neza than before sibyo, ameze neza no kurusha uko yari ameze mbere sibyo. Mani ngewe ibintu bimbaye wala singubiye basi sinanagaragara kabisa, nta n'umuntu wakomera kumva na pori sibyo. Hanyuma ndiza story on TV kama kawaida, ndizera ko dosiye yose cyangwa se case yose ya mpano from beginning up to the end tubagezaho cyane ngo abakunzi be mumenye ko yishimye ameze neza, nothing have changed to him, nta kintu kimwe kigeze gihinduka kuri we, ahubwo this man amaze gukomera kurusha uko yari ameze mbere. This is the sign yuko agiye gutera imbere than before. Mwe mukomeze musengere. Witwa Ishimwe Patrick amaze gufatwa for now, so it's excellent things. Ni ibintu byiza cyane kuri we. Bikora subscribe hano, bikore follow hano kuri Instagram ndetse ugende kuri YouTube ukore subscribe kugira ngo ugende cyane kabisa. This is the Story TV, this Story Breakout, that's the program that we are doing makuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro, right?